turi kumwe na muganga muri horaho life nkuko mubimenyereye tugiye gutangira tumuha ikaze mu kiganiro cyacu cya none atwibwira atunakomerezaho n'indwara tugiye kuganiraho uyu munsi. Gusa reka ne kukwicisha amatsiko turibuze kuganira ku ndwara ya Amibe. Indwara ya Amibe reka tuze tumuha ikaze abanze yibwira abadukurikiye. Murakoze cyane, turabashimiye cyane. Nitwa Dore, nkaba ndi umuganga muri horaho life. Nkaba nshinzwe kumenya ubuzima bw'abantu, kumenya ibyo bakeneye, kubakira, kumva ibibazo bafite no kubagira inama. By'umwihariko ariko nk'umuganga muri horaho life mfite n'ubuhanga n'ubuzobere mu bijyanye n'ubugororangingo n'ubugororamubiri, kandi nkaba n'umuhanga cyangwa se inaribonye mu bijyanye n'ubuzima rusange bw'abaturage, ibyo bita santé publique. Murabyumva rero, ubuzima bwanyu, kumenya byinshi no kubasobanurira byinshi ku buzima biri mu nshingano zacu, ni umukoro dufite. Murakoze cyane, nk'uko mwabyumviye rero azobereye muri byinshi bitandukanye, ariko byose bihuriza ku kwita kuri bwa buzima bwacu. Uyu munsi abenshi mwaradusabye mutwandikira haba ku mbuga nkoranyambaga zacu ndetse no kuri telefone mutubwira ngo muzadufashe muganga dusobanurire ku kijyanye n'indwara ya Amibe. Amibe abenshi barayirwara bakayitiranya n'izindi ndwara, izindi nzoka zo mu nda cyangwa se n'igifu, ariko si ubundi mu magambo make cyangwa se Amibe niki ubundi mu busanzwe? Murakoze cyane ku kibazo cyiza kandi kuri topic y'ingenzi. Abanyarwanda benshi, abantu benshi ku isi bavuga Amibe. Amibe bakayitiranya n'indwara nyinshi zifata mu nda cyangwa se ikaba ariyo, ariko ntago bayivuga neza. Amibe rero ni ubwoko ubundi bw'indwara, indwara zandurira mu nzira y'igogora, kuvuga ngo ni indwara bita parasite cyangwa se inzoka, ikabiterwa n'agasimba cyangwa se microbe cyangwa se icyo bita protozoa, zandurira mu nzira y'igogora, mu kuvuga mu kanwa. Iyo uriye ukarya ibintu byanduye, byandujwe n'ubwo bwoko bw'utwo dusimba cyangwa utwo dukoko, utwo tumikrobe. Iyo tuvuze microbe ni ikintu udashobora kubonesha amaso, ariko bikaba bifite ubuzima. Iyo biriye rero akenshi byandurira mu bintu byanduye, ibintu bitogeje neza, intoki zidakarabye neza n'isabune n'amazi meza, imbuto, imboga se, byombo, ibiribwa runaka, umusarane se, kubera ko ubwo bwoko bw'utwo dusimba cyangwa se izo microbe buboneka mu bintu byanduye, buboneka mu gihe hari ibindi bintu byandujwe n'umusarane w'umuntu wari uyirwaye, swati kubera ko hari ibyo uwo musarane we wagezeho mu mazi mabi. Hanyuma rero se mu musarane wa kanaka, umwana ko akunda abantu bava gukorera isuku umwana, kuva ku musarane ntukarabe neza intoki, ese imbuto aho zatewe, imboga aho zatewe zafumbijwe ifumbire runaka yari irimo izo microbe, hanyuma ukaza kubirya nawe ukongera ukabishyira mu kanwa kawe bikajya mu mubiri. Rero ni inzoka zibasira ubuzima bw'abantu, dore yuko ziri ku mwanya wa 3 mu nzoka mbi zibasira abantu benshi ku isi, kandi zinahitana ubuzima bw'abantu benshi, ndetse mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere n'ibikiri inyuma, ibihugu bikennye, iyo ndwara irahaboneka cyane. N'ahandi iwacu irahari cyane, niyo mpamvu abantu bayizi cyane. Bababara mu nda, ndwaye Amibe. Wakumva umeze nabi, ni Amibe. Udafite apeti, ni Amibe. Ariko ni imwe mu nzoka, ntago zose ari Amibe. Imwe mu nzoka ivurwa ikaba yanakira. Mubikomojeho mukomoje inzira zitandukanye Amibe ishobora kwanduriramo, ariko se wenda Amibe nk'umuntu ashobora kuyirwara, abenshi bayitiranya n'izindi ndwara nk'uko mwarimu bikomojeho. Urwaye Amibe ni igifu, utatse mu nda se n'inzoka, utatse mu nda se yariye nabi. Ibi byose tubonye ko bishobora kuba intandaro yo kuba warwara Amibe. Ibimenyetso bya Amibe nyirizina umuntu ashobora kubona agahita amenya ko ari Amibe arwaye, akananyarukira kwa muganga byihuse nibi? Murakoze cyane, ni ikibazo cyiza. Ubundi Amibe ishobora kugira ibimenyetso ihuriyeho n'ubundi bwoko bw'inzoka abantu barwara. Niyo mpamvu uburyo bwiza bwa mbere bwo kumenya ko iyo urwaye ari Amibe ni ukujya kwa muganga ukisuzumisha, ugatanga ikizami. Abantu benshi bamenyereye ibizami cyitwa gutanga ikizami cy'umusarane, ariko babona no gutanga ibizami by'amaraso bakareba ko harimo koko iyo microbe ya Amibe, harimo koko izo parasite cyangwa se izo nzoka, harimo ayo magi yazo mu musarane wawe cyangwa mu maraso yawe. Ariko hari ibimenyetso biyiranga no gushobora no kubisanga kuri zimwe mu nzoka.
akenshi abantu bamwe ntibagira ibimenyetso iyo bakimara kuyandura, kuko ibimenyetso byayo bishobora gutangira kugaragara nyuma y'icyumweru kimwe cyangwa ibyumweru bibiri, ariko hagati y'abantu 10 kugera kuri 20% ntabwo bashobora guhita bagaragaza ibimenyetso bya Amibe byo kuba bafite iyo nzoka. Mbibutsa kandi yuko Amibe ni izina rizwi cyane, ariko ubundi Amibe ubwayo ntabwo ari yo ndwara, ahubwo indwara bayita amibiazi mu cyongereza, ikabiterwa nyine n'udusimba bita ibyo bita antamoeba histolytica. Rero ibimenyetso warumbajije wabona ni ibihe? Akenshi umuntu wagize ibimenyetso bya Amibe ashobora kuribwa mu nda, kugira isesemi, kumva afite ikiziba kanwa, ariko akagira no guhitwa, kujya ku musarane gahitwa ntagire umusarane umeze neza, rimwe na rimwe akazamo ibimeze nk'ururenda cyangwa se urufuro kwinekera, akumva aguwe nabi. Yigeze ku rwego rukomeye, tuvuge itangiye kugira ikibazo cyo guteza ibibazo mu mara, ko gisa nk'injira mu mara, isa nk'igenda icukururura ikinjiramo, icyo gihe urura rugatangira kugira amara mato yewe n'amara manini, agatangira kubamo ikibazo. Icyo gihe umuntu atangira kugira diare, ndetse akaba yakwituma akabonekamo amaraso, ibyo bita amacinya. Umuntu agahitwa rwose bikomeye kugeza ahantu ashobora gutakaza amazi menshi, agatakaza gukontorora umusarane we, kugeza ahantu aremba akaba yajya kwa muganga nk'umuntu ufite ikibazo gikomeye. Icyo gihe rero igeze ku rwego rubi rwa macinya myambi, mujya muyumva cyane cyane ahantu hari umwanda, ahantu hatari isuku ihagije. Ngo hari abaturage bajya ukajya kumva nko mu giturage aho ngaho iwacu baravuze bati naka yarwaye macinya myambi. Macinya myambi ni urwego ruba rugeze kure, ariko abantu benshi kubera ko hagati y'ibihumbi 40 kugeza ku 100 ku mwaka Amibe zishobora kwica abantu ku isi bangana gutyo, hari ibimenyetso biba byoroshye: kuribwa mu nda, kugira isesemi, kutagira apeti, kumva uguwe nabi, kumva ntumeze neza, mu nda hakakurya, rimwe na rimwe ushobora kuribwa mu nda hafi y'aho haherereye amara, igifu, kumva ntumeze neza, ukumva wabuze apeti. Ariko iyo bigeze ku rwego rukomeye bwo birarenga, kuko Amibe ishobora kugenda ikagera mu bindi bice by'umubiri, ikagera mu mwijima, ikagera hahandi itera ibibazo mu mara, koko hakaba hazamo ibimeze nk'ibibyimba n'umwijima, yewe no mu bihaha, ishobora no gufata ubwonko. Icyo gihe rero haba haje ibindi bimenyetso byisumbuyeho, aho umuntu ashobora kuribwa cyane nko mu nda, mu gice cy'iburyo, ukaribwa birenze ibikenewe cyangwa birenze ibyo ushoboye kwihanganira. Mu bihaha se uzumva umuntu avuga ati nsigara nkorora iyi na Amibe, ishobora kuba ariyo cyangwa ari n'ubundi burwayi. Kugira ngo rero umenye neza by'umwihariko ko iyo nzoka ari Amibe, kubera ko ushobora kubihuza n'izindi nzoka zifata mu nzira y'igogora cyangwa izindi ndwara zimwe na zimwe, ni byiza kujya kwa muganga ugatanga ibizami, bakasuzuma bakareba ko koko iyo ndwara urwaye ari Amibe. Abantu benshi usanga dutekereza ko nta muntu ubaho utarwaye Amibe, ugasanga ngo nivuje Amibe imyaka ibaye 10 ntaho ntageze, nafashe imiti y'ikinyarwanda, nafashe ya kizungu, ariko se ubundi Amibe yaba ari indwara ivurwa igakira? Murakoze cyane, ni ikibazo cyiza. Ntabwo abantu bose babaho barwaye Amibe. Amibe irwarwa n'abantu bari ahantu hadafite isuku, cyangwa se batirinda cyane mu buryo bujyanye n'isuku rusange n'isuku y'abantu ku giti cyabo, cyane cyane mu byo kurya, byo kunywa, aho bakorera, gukaraba intoki no kubahiriza za ngamba zose z'isuku. Nk'uko nababwiye mbere, ikunze kugaragara cyane mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere, n'ahantu hari isuku nkeya. Ahantu hari isuku nkeya uzahasanga nyine muri bya bihugu bikiri mu bukene, cyangwa se muri sosiyete na communauté zitafite uburyo bw'isuku buhagije, amazi meza, cyangwa se uwo muco w'isuku udahagije. Ariko ntibivuga ko abantu bose barwara Amibe. Yego, benshi muri ibyo bihugu, muri ibyo bice by'isi birimo isuku idahagije barwara Amibe cyane mu buryo bworoshye, ariko iranavurwa igakira. Ahubwo impamvu abantu benshi babona ko itakize niko barongera bakayandura. Uvuga ngo urayivuza ukongera ukayandura, cyangwa se ukayivuza nabi. Nk'inzoka rero, nk'ibinyabuzima ku bwazo ni inzoka zifite ubuzima. Iyo zigeze mu mara y'umuntu zirororoka. Iyo zimaze kororoka zijya mu rwa runini, ukongera ukazituma. Iyo witumye ahantu rero hadafite uburyo hatongeza, kuko hari abantu badafite imisarani imeze neza, bakituma ku gasozi,
amazi agasubira mu migezi akagenda, namwe mukahakora mukahakandagira mu butaka, muri bya byatsi, mu migezi, mu mazi, ahantu banywa amazi atatetse neza, adafite isuku ihagije. Ese ibyombo cyangwa se ibikoresho uri gukoresha uyavoma unayakoresha, cyangwa woza bya bintu bikaba bidafite isuku ihagije, urongera ukayirya, kuko amagi yayo aboneka muri bya bintu n'ubundi bidasukuye, aboneka muri ya mazi atameze neza, aboneka kuri bya byombo bitogejwe neza. Niba ari amaresitora mukoresha amazi amwe igihe kinini, niba ari mu rugo wogereza mu ibase, ukogereza amazi ukayogerezamo ibintu byose, ukongera ukabiriraho. Intoki zawe uvuye ku musarane umaze koza umwana, ukongera nawe ugahita urya udakarabye neza intoki n'amazi meza n'isabune. Cyangwa se imbuto n'imboga ntuzironge neza, cyangwa ukazirongera muri ya mazi amwe, ukongera ugateka ntibishye neza ukarya. Nuvuga ngo urongera ukazandura, nubwo waba warafashe imiti mu gihe runaka, urongera ukazandura. Ni indwara ushobora kwandura igihe kinini, kandi ni indwara zishobora nanone kudakira neza, kuko Amibe ifite n'ukundi kuntu nayo ishobora kwihinduranya, kuko ifite uburyo yirinda ubwayo, yirinda imiti, igakora icyo bita kist, igasa nk'ikora igikonoshwe ikihisha, ku buryo ushobora kutayivuza neza ukayitindana cyangwa ikagera mu bice bitandukanye by'umubiri. Ariko iravurwa igakira. Kwa muganga hari imiti itandukanye, hari imiti muzi, hari fragile mujya muzumva, ariko si byiza guhita wowe ujya muri farumasi ngo ugure imiti uyitunywa. Ni byiza kwisuzumisha, ni byiza kugenda ugatanga ikizami, bakareba mu musarane, ese bakareba mu maraso n'ibitarageze mu bindi bice by'umubiri, kugira ngo ivurwe neza kandi bikwiye. Ariko iravurwa igakira. Yego, icyiciro cyose yabigezeho uravurwa igakira. Ni byiza cyane ku badukurikiye bibazaga iki kibazo cyo kuvuga ko Amibe yaba ari indwara itavurwa ngo ikire, cyangwa se utapfa kwivuza uko wiboneye. Nibyo, mu gihe wagaragaje ibimenyetso twaganirijweho na muganga haruguru, wagana kwa muganga. Ariko se wenda iyi ndwara turebye uburyo ki ishobora kuba yakandura, n'iyo ariyo muri rusange ku bayitiranyaga, ariko se ishobora kuba yakirindwa? Amibe ni indwara yo kwirinda kandi birashoboka, ndetse kuyirinda nicyo cyangombwa cyane. Mbere yuko utegereza no kuyivuza, ugomba kubanza ugatekereza bwa mbere kuyirinda. Kuyirinda rero ni ukumenya aho yandurira. Akenshi biragoye kumenya wowe aho wanduriye, ariko kugira ngo umenye uko uyirinda no kumenya aho yandurira, icyambere ntabwo yasobanuye neza cyane ko kugira ngo yandure niko uba wahuye, cyangwa se uba uri muri kondisiyo ziri mu mwanda. Ni indwara y'umwanda, ni indwara ituruka ku mwanda. Ukirinda rero ibintu byose bituma warya cyangwa se wakwikora ku munwa utakarabye neza intoki. Ibyo urya ukabikorera isuku. Urugero, niba mugiye kurya imbuto, tujya tubikangura abantu kurya imbuto n'imboga cyane, kugira ngo tubone intungamubiri, amavitamine, tubone ibirinda ndwara. Ugomba kuzoza neza, ukazoza n'amazi agenda. Ni ukuvuga ngo ntuzitumbike mu mazi amwe ngo uteruremo, ahubwo ukazoza amazi agenda, zitaguma muri ya mazi amwe. Kandi ukagerageza kugira isuku y'intoki. Ibintu byose ugiye gukora ni byiza gukaraba intoki neza n'amazi meza n'isabune. Ikindi kandi mu gihe uri kwitunganya uvuye mu musarane, cyangwa se ku musarane, cyangwa gutunganya umwana, ugomba gukaraba neza intoki. Byongeye ni ngombwa kunywa amazi meza. Kunywa amazi meza asukuye, ukayateka. Mu gihe udashoboye kuyateka, ugomba kugerageza kugura amazi. Hari amazi tugura ku masoko aba yatunganyijwe cyane. Ese niba utabishoboye nanone, gera ku mafarumasi cyangwa ku mavuriro atandukanye, haba hariyo imwe mu miti bashyira mu mazi yica mikorobe, yica imyanda ishobora kuba iri mu mazi, za siho n'indi miti itandukanye, birimo chlore na iode. Ni myiza kugira ngo idufashe kwica za mikorobe za Amibe zishobora kudutera aka kaga gakomeye, karimo na za ndwara zitandukanye twababwiraga, zibasira amara, zibasira umwijima, zishobora kwibasira iz'bihaha, yewe n'ubwonko, bityo tugatandukana na Amibe. Rero iririndwa bigakunda. Icyambere ni ukugira isuku ihagije, isuku mu byo turya, mu byo tunywa, aho dukorera ku ntoki, no ku byo dukeneye gukoresha mu buzima busanzwe. Reka mbere y'uko tugera ku nama kuri abo badukurikiye, tubanze turebe ese hari ingaruka wenda zagera ku muntu waba wivuje nabi ya ndwara ya Amibe, cyangwa se utayivuje ikarengerana, cyane ko twabonye ko ishobora kugera ku ndwara ya macinya,
dukurikiye hari uhasanga harimo abayirwaye cyangwa se abayirwaje cyangwa wabonye uyirwaye, ariko se hari izindi ngaruka byagera ku muntu wenda utayivuje cyangwa wayivuje nabi? Murakoze cyane, icyo ni ikibazo cyiza. Amibe ni indwara yica. Irica kuko abantu bagera hagati y'ibihumbi 40 n'ibihumbi 100 buri mwaka ku isi barapfa, nk'uko imibare igaragazwa na CDC, ni ikigo cy'abanyamerika kigenza ibijyanye n'ubuzima, igaragaza yuko hagati y'ibihumbi 40 n'ibihumbi 100 ku isi abantu bicwa na amibe cyangwa n'ubwoko bw'inzoka za Amibe historica. Rero izi nzoka ni mbi, kugira ngo wirinde ko zakugiraho ingaruka, ya mbere no kuzirinda, ariko niyo itakwishe ishobora kugusigira bimwe mu bibazo. Ishobora gutuma utakaza ibiro, ishobora gutuma urwara umwijima, ishobora gutuma urwara ibihaha, ishobora gutuma urwara ubwonko, yewe n'imitsi y'amaraso, kuko uko yinjira mu mubiri yirenza amara itangira kugenda yangiza ibindi bice mu buryo bukomeye. Muzumva bayivugaho ibintu byinshi, kugeza naho bamwe bavuga ko ituma abagabo bagira uburemba. Kuvuga ngo rero muri kwangiza ibice runaka ushobora no gutuma ibindi bice runaka bidakora neza. Murabizi nk'umwijima ni igice gikomeye mu bice by'umubiri wacu bishinzwe kudufasha gutunganya no gusukura ibintu bigiye kujya mu mubiri. Iyo umwijima wangiritse ukajyamo ibibyimba, ibihaha bikajyamo ibibyimba, gupfa biroroshye. Itakwishe ishobora no kugusigira ubumuga. Rero tugomba kuyivuza hakiri kare, tugomba kandi kuyirinda, kuko urwego rwose wayirwaraho ishobora kugira ingaruka mbi ku mubiri wawe. Abadukurikiye hari ukeneye buryo ki ashobora kuba yayirinda, yabyumvise, hari ukeneye buryo ushobora kuba yamenya uko ari amibe yarwaye. Inama ku badukurikiye kugira ngo n'uwabonye wa wundi uyirwaye cyangwa se nawe nagaragaza bya bimenyetso azihutire kugana kwa muganga, ari nako mukomoza ku kubarangira isi wenda mwe murayivura baramutse bayirwaye babaganaye. Murakoze cyane. Inama ya mbere yo kwirinda uburwayi bwa amibe no kugira isuku. Kugira isuku ku ntoki, isuku ku byo kurya, isuku ku bikoresho dukoresha bya buri munsi, cyane cyane imbuto n'imboga, yewe n'amazi tunywa nayo dukoresha, kuba asukuye tukabigira umuco, tukabigira ihame rwose, kugira ngo twirinde izi ndwara za amibe kuko zirangiza cyane. Inama ya kabiri ni ukugerageza kwirinda kurya ibintu tubonye ku nzira. Ku nzira abantu benshi turya brochette, bakarya ibirayi, bakarya ibigori, rimwe na rimwe biba byaguyeho isazi, hari igihe se biba byakozweho n'abantu benshi, hari igihe biba bitatetswe neza ngo bishye uko bigomba, bityo bikaba bifite za nzoka za amibe, biriho ya magi ya amibe, dore ko yageze mu nda yawe ahita atangira gukura, agahita abyara izindi amibe nyinshi, wajya kwituma already ukaba nawe uzitanze ahandi hantu, ndetse ukongera ukaziyanduza, kuko iyo udakarabye neza intoki, urumva niba uri mu nzira biragoye kuri bukarabe neza intoki. Niba uriye rero ibintu byo ku nzira, ukarya ibigori, ukarya brochette, ukarya ibindi bintu, ufite ibyago byinshi byo kwandura amibe. Ikindi, aho ujya kugura ibyo kurya, niba ari muri restaurant, ugomba kureba ko hafite isuku ihagije, kandi nawe mu rugo iwawe ukagerageza kugira isuku ihagije, cyane cyane y'intoki, y'ibyo muriraho, y'ibyombo n'ibindi n'ibindi. Ikindi, aho mukorera ni byiza kugira isuku, kwikora ku munwa. Igihe cyose wikoze ku munwa, igihe cyose hari ikintu winjije mu kanwa kawe, ugomba kumenya ko wakarabye neza intoki kugira ngo utandura amibe, kuko ushobora kuzikora ahandi hantu undi yahakoze, nawe yahakoze yikoze ku myanya runaka y'ibanga, kandi yari afite ubwo burwayi bwa amibe. Ushobora no kuba atari yonyine, n'izindi nzoka ukaba nawe wazandura, dore ko uyu munsi hari n'icyorezo cya COVID-19 nacyo kitubwira kugira isuku ku ntoki by'umwihariko. Rero mu buryo bwo gufasha abantu bamaze guhura n'icyo kibazo, mu gihe wamenye ko wanduye amibe cyangwa se uzirwaye, wagiye ku ivuriro, warivuje, watanze ibizami bya laboratoire ku ma centre de santé cyangwa ku mavuriro abegereye, ni ibizami byoroshye gukorwa bakamenya ko ufite icyo kibazo. Muri Horaho Life dufite uburyo bwinshi bwo kubafasha, harimo inama mu buryo bwo kwirinda, kandi dufite na zimwe muri products, health natural products ziri natural like parashide, zirimo nka garlic, ni ingenzi cyane ku bantu bafite ibibazo bya amibe. Izo food supplement niyo miti mwimerere ikomoka ku bimera kandi standard, ifite ubuziranenge bw'ibigo mpuzamahanga nka FDA, ni ikigo cy'abanyamerika kigenza ubuziranenge bw'ibiribwa n'imiti. Ni zimwe muri products zagufasha guhangana n'uburwayi bwa amibe,
yewe n'izindi nzoka zo mu mara, ukabaho neza ukagira ubuzima bwiza. Dore yuko yo mu mara, yo mu gifu, yo mu nda hatameze neza, biragoye ko wakora akazi kawe neza, biragoye ko waba umeze neza, dore ko bishobora no kugutera ikibazo cyo gutakaza ibiro, kugubwa nabi, yewe ukananirwa no gukora imirimo yawe ya buri munsi. Reka ngushimire wowe twabanye muri iki kiganiro cya none, nshimire muganga Dieudonné twabanye, nkurarikire kuzongera kubana natwe ubutaha.